n'ubundi ni kuri KineMaster ya application yacu, uraza ukayifungura hanyuma ukohereza iyo video. Ubu ngubu mu kanya twamaze gushyiraho video kuri KineMaster niyo tugiye gukoresha. Okay, kadutegereze banze ifunguke. Ikindi rwose turashishikariza kugira ngo tuzamure natwe mukora kuri subscribe, ndetse kugira ngo tubane kuri gatanu natwe dukora ibintu dufite courage, akantu k'akagufu. So mukore subscribe, mukore na like, munasharinge ku inshuti. So okay, murabona ko yafungutse. Icyo ukora nta kindi, uraza hano kuri nuza kuri layer, murakuza kuri layer uza kuri layer warangiza ukaza ngaha kuri drawing handwriting ahangaha, hanyuma ukaza kuri handwriting, ukaza ukayiselectinga ino handwriting, hanyuma ukaza hano ukashaka icyatsi kimeze neza. Okay, urabona ko hano ugahindura ibara ry'icyatsi rimeze neza. Okay, hanyuma ahangaha nabona bisaba ugakora okay. Warangiza ukaza ahangaha ugafata, ukaza kuri kano ugaklika, then ukaza ugashyiraho byaba ushaka shyiramo. Gusiba ni hano, iyo ushaka gusiba uraza hano ukabisiba, ukongera ugashyiramo ibara uko ubishaka. Okay, warangiza ukaza ukariselectinga. Okay, ukarishyira ahantu hose, sawa, ukarikwiza ahantu hose gutyo. Warangiza ukadraginga kuri video yose, ugashyira kuri video yose ikaba icyatsi. Nyuma turongera kuza guterura ya video ahantu, tuyishyire hano, tuyirambike kuri ibara ry'icyatsi, bihite bihura y'abantu tayari kabisa. Okay, tugiye kudraginga dushyira ahantu hose, nyuma turaza guterura ino video yose tuze tuyitereke ahangaha ku ibara ry'icyatsi. Turadraginga ahantu hose ukahageza kuri video yose, to your entire video. Okay, sawa. Kugeza ubu ngubu turangije video, screen tumaze kugira icyatsi. Hanyuma icyo ukora, uraza ukadinga nk'imbere yakena y'iyi video, ukaza kuri layer ya video, ukongera akaba ari yongera kwadinga mbere. Ahangaha uragaruka n'ubundi kuri layer. Okay, kuri layer murabona hariho media effects, stickers, text cyangwa se handwriting. So wituza ugashyiraho ya video yawe n'ubundi ugahita uyongera ukaza ukayirambikaho kuri rya bara ry'icyatsi. Okay, ya video yacu kuri KineMaster, I think it is this one. Okay, urabona ko video yacu tayari yarangije kuhagera kuri ya tab yacu y'icyatsi kabisa. Ukaza ukayidraginga kubyifuza, wanayigira gutya, wayikorera ukuntu ushaka kabisa.
wayagura ukayigabanya ukayisayizinga cyangwa se ukayisayizinga. So okay. Okay, reka tuyishyire nk'ahangaha gutya. Video yacu ubundi uramaze kugirite kugira ngo kuri screen y'icyatsi kugira ngo muri kubibona already tayari video yacu yageze kuri screen y'icyatsi ahantu hose ugiye no gukina ukaza ugakina video yawe, so uhita ubibona ko iri ahantu h'icyatsi. So ni ibintu byinshi tubafite hano kuri Udushya TV tuducano tugiye kuzabakorera muri iyi minsi. So icyo tubasaba ni uko mukora like hano iraho udustikers, urugero ukaza hano ushobora kuza hano kuri media ugashyira cyangwa se ugashyiraho indi layer, ukakuzaho kuri ino layer ugashyiraho udustikers. Ibi byose tuzabereka ukuntu tuboneka. So icyo tubasaba ni uko mukora subscribe mukanabyohereza ku nshuti zanyu. Okay, ubundi kuri telefone yawe yonyine ukabasha gukora amavideo arenga igihumbi kuri telefone yawe, uploadinga channel yawe ukayuzuza amavideo okay mu gihe gito cyane kabisa. So nk'ahangaha ushobora kuza ugashyiraho nk'utuntu tw'utugift, reka turebe ndamo kutugift ukaba wagashyiraho nako kakaguha cyangwa se logo yawe cyangwa se akandi kavideo ukakongeramo. So ni ibintu byinshi tuzabereka ukuntu application n'amatutorial already yaranahara menshi. Ushobora kuza nk'ahangaha ugashyiramo nk'akandi ga stickers, shyiramo aga sticker kayo okay, tugashyiramo na video nk'aka tayari nako kakaza ukagashyira ahantu ushaka. Kagastika nako kakazana ukagashyira ahantu ushaka, wenda nako tukayambika hano okay, ukanakadraginga kugira ngo kaguke. Sawa, urangiza gukora mugakina kabiri. Urabona ko ni ibintu bihita biba tayari. Baje urebe ka gastika twongeyemo okay. So ahangaha ushobora no kongeraho subscribe, ahangaha ushobora no kuza ugashyiraho na subscribe video ukaza ukakongeramo sorry uza hano kuri layer n'ubundi ukaza kuri media ugashyiramo akavideo wenda ka subscribe. So ibintu byinshi tuzabereka ukuntu ino KineMaster ibasha gukora akazi neza kabisa. Wenda dushyireho nk'akaya akantu nari mbabwiye kaka subscribe video. So ukaza hano ukagatoranya utuza tayari ukongeramo ukagabanya nako ukaza ukagatereka hano okay, then ugakora okay. Ubwo dukina video ukaza kureba ukuntu ibintu biza kumera. Okay, sawa, ngira ngo mwabibonye. Ubundi urangije uhita uza gusevinga video yawe ukakora okay, ukaza ukayisevinga ahangaha ukayishyira kuri okay. Iyo ugeze ahangaha kuyi-exportinga uraza ukayi-exportinga uhitamo size, resolution cyangwa se frame rate. Ukaduhitamo ino high quality ya 30, ahangaha naho duhitamo ahangaha 540, SD 540p. So
so ukaza n'ahangaha ino ni kariti urayongera cyangwa se ukayigabanya bitewe n'ukuntu ushaka ko video yawe izaba igaragara, wenda ukaza ugahitamo ino karita iri hayi, warangiza ugakora export, video yawe tayari igahita ijya kuri gallery cyangwa se kuri file yawe. Hasta la vista.